twongeye gushima Imana yuko iduhaye kwiga amagambo yayo. Ndagira ngo dufate Bibiliya zacu twongere turebe mu rwandiko turi kwiga. Ni urwandiko rwa mbere intumwa Paul yandikiye itorero ry'i Tesalonike cyangwa se itorero ry'i Tesalonika. Ubwo nuko umuntu abivuga ariko ni ururimi rumwe. So ni karibu Rita uje online. Urwandiko rwa mbere Paul yandikiye itorero ry'i Tesalonike. Turi kwiga umurongo waho wa gatanu. Umurongo waho wa gatanu twawizeho ubushize, n'ubu niwo turi kwigaho. Reka mpere aho uru rwandiko rutangirira kuko imirongo ntiraba myinshi kugira ngo tuze gukomeza kwigira hamwe. Haravuga ngo Paulo na Silwano na Timoteyo turabandikiye mwebwe abo mu itorero ry'i Tesalonike bari mu Mana Data wa twese no mu Mwami Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bibe muri mwe. Mwese tubashimira Imana iminsi yose tubasabira uko dusenze, twibuka iteka imirimo yanyu yo kwizera n'umuhate w'urukundo mugira no kwihangana kubwo kwiringira Umwami wacu Yesu Kristo imbere y'Imana yacu ariyo Data wa twese. Bene Data bakundwa n'Imana, tuzi ko mwatoranijwe nayo, kuko ubutumwa twahawe butabageza ari amagambo gusa, ahubwo bwabagezeho bufite n'imbaraga n'umwuka wera no kubemeza mudashidikanya. Amen. Rero bavandimwe, ubushize twari turimo rwose tureba aya magambo yo mu byanditswe byera. Turi gusoma ku murongo wa 4, turi kureba ukuntu Paul ari kuvuga rwose ashize amanga abwira aba bene data ba kera yari ari kwandikira abo mu itorero ry'i Tesalonike, ababwira ngo icya mbere bakundwa n'Imana, ariko ikindi cya kabiri akababwira ngo batoranijwe nayo. Twari turi kureba nyine iki kintu cy'uko abantu batowe n'Imana aribo bakizwa, ariko nanone tukabona ko nyine ikigaragaza ko batowe n'Imana y'ubutumwa bwiza bubagezeho butabageraho ari amagambo gusa. Rero ku murongo wa 4, nyuma yo kuvuga Paul, nyuma yo kuvuga uko abatesalonike bameze n'ibyo babibukaho bakabasabira uko basenze, icya mbere avuga yuko bibuka imirimo yabo yo kwizera, icya kabiri umuhate w'urukundo bagira, icya gatatu no kwihangana kubwo kwiringira Umwami wacu Yesu Kristo. Ibi bibagaragaraho n'ibindi tuzagenda tubona avuga biva cyangwa se umuzi wabyo uri ku murongo wawo wa 4 nyine. Uvuga ngo arababwira ngo bafite imirimo yo kwizera, umuhate w'urukundo ndetse no kwihangana kubwo kwiringira Umwami wacu, hamwe n'ibindi tuzagenda tubona muri uru rwandiko. Avuga rero umuzi wabyo, akavuga ngo ntabwo byimeze, ntibituruka ku muntu, ahubwo bituruka ku Mana cyangwa se gutoranywa na Data n'umurimo wa Mwuka Wera. Mwuka Wera we ukora igihe naho ashakiye wo kwemeza imitima badashidikanya, ubutumwa bwiza bukaza atari amagambo gusa, ahubwo bukaza ari imbaraga. Amen. Uvuga ngo hari ibintu ari kuvuga rwose bafite bigaragara inyuma, ariko akavuga ko ibyo bintu nyine akavuga root cause yabyo cyangwa se umuzi wabyo. Akavuga ko aho bitangirira ubundi bidatangira nyine umuntu afite imirimo yo kwizera, afite umuhate w'urukundo cyangwa se kwihangana kubwo kwiringira Umwami wacu Yesu Kristo. Ibyo bintu avuga ko atari ibintu biza ari kimeza mu mutima w'umuntu, ahubwo icya mbere avuga ko abo bantu ibyo bintu bigaragaraho n'abantu batoranijwe n'Imana mbere y'uko isi iremwa. Amen. Icyo kintu kirakomeye cyane. Nyuma yo gutoranywa n'Imana mbere y'uko isi iremwa, ngiyo ubutumwa bwiza bubagezeho, ngo Mwuka Wera ngatuma bubageraho ari imbaraga atari amagambo gusa. Ego bityo rero aba bantu ubutumwa bwiza bwagezeho ari imbaraga atari n'amagambo gusa, nuko rwose Mwuka Wera ayabasha kubemeza badashidikanya. Amen. Rero hano avuga ko nyine ubutumwa bwiza bugera kuri aba bantu bukaza ari imbaraga. Ubutumwa bwiza mu Batesalonike ntibwakiriwe nk'amagambo y'abantu, kandi bwavuzwe n'abantu bahumeka umwuka wo mu mazuru, kuko ni Paul wabubabwiye na Silwano na Timoteyo. Ego bwavuzwe n'abantu bahumeka umwuka wo mu mazuru, babyarwa n'umugore, ntibarambe bagahita nk'igihu, nk'ibitotsi bya nijoro, bakagwa inyo
bakibagirana, n'umunyacyubahiro muri bo kigashiriraho. Ntabwo babwakiriye nk'ubwavuzwe n'abantu, ahubwo muze kureba ku gice cya 2 umurongo wa 13, aravuga ngo ahubwo ubu butumwa bwiza iyo buje kuri aba bantu ngo babwakira nk'amagambo y'Imana nzima ihoraho, umuremyi, umugenga kandi umucamanza w'abariho n'abapfuye. Igice cya 2 umurongo wa 13 aravuga ngo icyo dushimira Imana ubudasiba nuko ubwo twabahaga ijambo ry'ubutumwa bwiza ari ryo jambo ry'Imana, mutaryemeye nk'ari ijambo ry'abantu, ahubwo mwaryemeye nk'ijambo ry'Imana nk'uko riri koko kandi rigakorera muri mwe abizeye. Ego rero aha hantu harimo ikintu gikomeye cyane. Rero bavandimwe, iki gihe y'ubutumwa bwiza buvugwa ku ntore nibwo Imana iheza amaso y'umuntu bwumva akabona ibitangaza biri mu ijambo ryayo, nk'uko Dawidi yajyaga abivuga, avuga ngo uhweze amaso yanjye abone ibitangaza biri mu mategeko yawe. Amen. Ijambo ryayo ari ryo Bibiliya wari utunze, yarajeho uruhumbu, yarajeho n'ivu, rigahinduka ibitunga ubugingo. Amen. Nuko ijambo ry'Imana riza ari imbaraga. Umuntu agasigara adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo akajya aterura ijambo ry'Imana, nawe akavuga nk'uko Yesu Kristo yasubije Satani, akavuga ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Nubwo buryo ubutumwa bwiza buza ari imbaraga ku muntu. Umurongo wa 5 rero haravuga ngo ahubwo bwabagezeho bufite imbaraga. Iki ubushize twakivuzeho ko intore z'Imana ubutumwa bwiza bubakura mu bantu batabyitayeho na busa, ndetse bukabakura muri ba bandi umwami wacu yavuze ngo bajya bavuga ngo mwami mwami, batazabona Imana keretse ukora ibyo Data wa twese ashaka. Sina ba bandi bahindishwa imishyitsi igihe gito n'imiburo iburimo, bakagira ubwoba bw'akanya gato, ahubwo abo umwami wacu ayegeranya n'imbuto zaguye ku kara, ahubwo nabahorana umunezero wo mu mwuka iyo bumvisha ubutumwa bwiza, bakera imbuto zigumaho, bakihangana kugeza ku mperuka, bagashikama. Amen. Matthew Henry ni uwera wa kera wabayeho, avuga kuri iki cy'uko ubutumwa bwiza ku ntore z'Imana ari imbaraga. Aravuga ngo ntabwo ari ubunyura amatwi gusa, nta nubwo ari ubwuzuza umutwe ubumenyi gusa, bugatangaza intekerezo by'akanya gato, ahubwo bucumita umutima, bukemeza umutimanama, bukavugurura ubuzima. Ku bw'ibyo dushobora kumenya gutoranywa kwacu iyo tutavuga iby'Imana tubisubiramo nk'agasuku, ahubwo iyo twumva umuriri wabyo mu mutima wacu, byica irari ryacu, biducutsa ku by'isi, bikatuzamurira ku by'ijuru. Amen. Nuko avuga ko ubutumwa bwiza nyine ari imbaraga. Umurongo wa 5 rero, ikindi kintu turi buze kurebaho tuvuye ku cyo twarebye ubushize, yuko ubutumwa bwiza ku ntore z'Imana buzigeraho ari imbaraga. Twari turi kureba ukuntu ahantu imbaraga yageze, nta muntu wavuga ngo nahuye n'umwuzure narangiza aze nyine ameze nk'aho ari akayaga kahuhwaga, cyangwa ameze nk'aho yari yicaye aha muri shike. Ego, ahubwo nyine niba umuntu ahuye n'umwuzure. Rero ku ntore z'Imana ubutumwa bwiza buza ari imbaraga, ariko ni umurimo wa Mwuka Wera. Amen. Muze kureba iki cyanditswe turi gusoma. Aha Paul abwira itorero ry'i Tesalonike ngo kuko ubutumwa bwiza butabageze ari amagambo gusa, ahubwo bwabagezeho bufite n'imbaraga n'Umwuka Wera. Matthew Henry yavugaga kuri iki cyanditswe, aravuga ngo iyo umwuka adatanze ubugingo, nta kabuza inyuguti ikomeza kurekera umuntu mu bupfu. Abakorinto igice cya Abakorinto ba 2 igice cya 3 umurongo wa 6. Urwandiko rwa 2 rwandikiwe Abakorinto, ego, igice cya 3 umurongo waho wa 6, haravuga ngo niyo yatubashije kuba ababwiriza bisezerano rishya, bataraba inyuguti, ahubwo nabo umwuka, kuko inyuguti yicisha, naho umwuka uhesha ubugingo. Matthew Henry rero ari kuvuga kuri iki cy'uko Umwuka Wera
ubutumwa bwiza nyine buza ari imbaraga kubera ko Mwuka Wera abukoresha umurimo mu mutima w'umuntu. Aravuga ngo bitabaye yuko ari Mwuka Wera, ubutumwa bwiza buza ku bantu bugakomeza kuba nyine inyuguti yicisha, cyangwa se inyuguti ikomeza kurekera abantu mu bupfu. Bavandimwe, ibi ni ukuri. Umuntu wa kamere ntabasha kumva iby'umwuka, bihora ari ubupfu kuri we, nk'uko mu rwandiko rwa mbere Paul yandikira itorero ry'i Korinto igice cya 2 umurongo wa 14 havuga. Urwandiko rwa mbere Paul yandikira itorero ry'i Korinto igice cya 2 umurongo wa 14 aravuga ngo ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Rero Paul arababwira ngo ubutumwa bwiza bwabaje atari amagambo gusa, ahubwo bwaje ari n'imbaraga, ngo n'umwuka wera. Amen. Ngo bwaje bufite imbaraga n'umwuka wera. Ibyanditswe byera iyo turi gusoma cyangwa se ubutumwa bwiza muri rusange ni igihangano bwite cya Mwuka Wera. Nta muntu ku bwa kamere n'umwete yabigirira ushobora kumva isumbe ryabyo rihebuje atabigabiwe na nyirabyo. Amen. Yego, ngo ubutumwa bwiza nta muntu ushobora kutabwumva nk'amagambo atabigabirwe na nyirabwo, ariwe Mwuka Wera wabwandikishije. Mu rwandiko rwa 2 rwa Petero igice cyaho cya mbere umurongo wa 20 hatubwira iby'ijambo ry'Imana n'Umwuka Wera ukuntu bigendana. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero nako mu rwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya 2 igice cyaho cya mbere umurongo wa 20 haravuga ngo ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera. Niyo mpamvu bavandimwe, kuba ubutumwa bwiza ari igihangano cya Mwuka Wera, nta nubwo bushobora kugira umurimo bukora mu mutima w'umuntu keretse Mwuka Wera azuriye uwo mutima kumva icyo gihangano. Amen. Yego, niyo mpamvu ngo ubutumwa bwiza bugera ku muntu ari imbaraga, ngo yo bushorewe na Mwuka Wera. Nicyo nyine Paul ari kwibutsa Abatesalonike muri uru rwandiko, ari kubabwira rwose ibigaragara, ariko akabibutsa ko ibi bintu ari umurimo w'Imana. Amen. Bisaba Mwuka Wera kuzura umutima w'umuntu uw'ibyanditswe byera bivuga ko apfuye. Urwandiko rw'Abaefeso igice cyaho cya 2 haravuga ngo namwe mwari mupfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu, ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi ngo yarabazuye, yabazuranye na Kristo. Amen. Bisaba umurimo wa Mwuka Wera kuzura umutima w'umuntu uw'ibyanditswe byera bivuga ko apfuye, kugira ngo ubutumwa bwiza bumugereho ari imbaraga. Bisaba umurimo wa Mwuka Wera kumurika mu mutima w'umuntu uw'ibyanditswe byera bihamya ko umutima uri mu mwijima na bugingo n'ubu, kugira ngo ubutumwa bwiza bumugereho atari amagambo ahubwo ari imbaraga. Bisaba umurimo wa Mwuka Wera gusa kugira ngo umuntu ibyanditswe byera bihamya ko atazi gutandukanya indyo n'imoso. Niko ibyanditswe byera bijya bivuga abanyabyaha. Iyi Imana iri gutuma Yona Ninewe, iramubwira ngo njye sinari nkwiye kubabazwa n'abantu banjye benshi cyane bari Nineve batazi gutandukanya indyo n'imoso. Mwumva icyo kintu. Nineve hari abasaza bafite n'umwami, ariko ngo abo bantu bafite n'umwami uyobora abo bantu, Imana iravuga ngo ntibazi gutandukanya indyo n'imoso, nyine bameze nk'abana bato. Yego, ni umurimo wa Mwuka Wera rero bavandimwe, gusa kugira ngo umuntu ibyanditswe byera bihamya ko atazi gutandukanya indyo n'imoso. Ubutumwa bwiza nibuvugwa butuma ahindukira yihane, nk'uko ab'i Nineve Yona amaze kubaburira ngo bahindukiye, ngo bakambara ibigunira, bakira bivu, bakihana. Amen. Ikintu rero nicyo Paul ari kubwira itorero ry'i Tesalonike. Ari kubabwira ngo kuba mwarahindukiye mukihana, mukaba mufite rwose kwizera. Yego, kwamamaye hose, tukaba tubona imbuto zako, tukaba tubona imirimo yanyu yo kwizera. Yego, tukaba tubona urukundo mukunda abera, tukaba tubona ibyiringiro mufite byo gutegereza kugaruka kwa Yesu Kristo n'amatsiko menshi. Nuko mwatoranijwe n'Imana, ubutumwa bwiza bwabageraho bukaza atari amagambo gusa, ahubwo Mwuka Wera akabasha gutera muri mwe ari imbaraga,
ibasha kubamuvinga ikabakura ku bigirwamana mwasengaga mu kubararira Imana nzima. Amen. Ikabakura ku kuba mwaranganaga urunuka namwe muri abo kwangwa, yarangiza ikabaha gukundana. Amen. Ego ngo ni umurimo wa Mwuka Wera. Ni umurimo wa Mwuka Wera bavandimwe, kugira ngo umuntu Imana ivuga ko afite umutima uri mu mwijima umurikirwe uve mu mwijima ujye mu mucyo. Ikindi rero bavuga kuri uyu murongo ndibushaka ko tuza kuvugaho nanone, ku ntore z'Imana ubutumwa bwiza buza ari imbaraga, ariko ni umurimo wa Mwuka Wera, ndetse abantu babwakira ngo bemezwa badashidikanya. Mwumve iki cyanditswe turi gusoma ukuntu kivuga mu rwandiko rwa mbere Paul yandikiye itorero ry'i Tesalonike. Haravuga ngo bene data bakundwa n'Imana, tuzi yuko mwatoranijwe nayo, ngo kuko ubutumwa bwiza twahawe butabagezeho ari amagambo gusa, ahubwo bwabagezeho bufite n'imbaraga n'Umwuka Wera no kubemeza mudashidikanya. Amen. Ngo umurimo wa Mwuka Wera ngo nuko ubutumwa bwiza buza ari imbaraga, igasekura ubwonko bwa muntu, ubwenge bwa muntu, akemera ubutumwa bwiza adashidikanya. Mu yandi magambo bavandimwe, nimba muri kubyumva neza, ubutumwa bwiza ku muntu bwakira abwakira nk'ukuri kuzuye, kuryo nyine yamaze kubwakira adasigara ashidikanya, adasigara hari ibindi bintu ari kubugereranya nabyo. Amen. Abwakira nk'ukuri kuzuye, nk'uko nyine iyo mpuye na Chantal akabwira ngo nitwa Chantal, ntajya mubwira ngo witwa Margarita. Muri kubyumva se? Abwakira nyine nk'uko kuri kuzuye. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, abwakira nk'ukuri kumwe rukumbi kuri Kristo. Amen. Nuvuga ngo abona ko ibindi bintu byose bisigaye ari ikinyoma keretse ubutumwa bwiza bwonyine. Yego? Ikindi, abwakira nk'ukuri buhagije kudafite ikindi kintu cyo kurenzaho. Amen. Kuryo nyine umuntu amaze kwakira ubutumwa bwiza adasigara umutima uregarega atekereza ko hari ikindi kintu ashobora kuzumva gisumba ubutumwa bwiza. Amen. Abwakira nk'ukuri guhagije kuryo guhaza umutima we, akajya avuga ngo ibyo nari nkeneye ndabifite. Yego? Kurya adasigara amaso ye ategereje ko hari ikindi kintu kizaza inyuma y'ubutumwa bwiza ngo kize gisimbura ubutumwa bwiza cyangwa se kimuterure aho yashyizwe n'ubutumwa bwiza. Ikindi, abwakira nk'ukuri ko kubaho kandi ko gupfira. Amen. Ikintu kirakomeye cyane ngo mwakiriye ubutumwa bwiza mudashidikanya. Sibyo se? Umuntu wakira ubutumwa bwiza abwakira nk'ukuri kuzuye, abwakira nk'ukuri kumwe rukumbi, abwakira nk'ukuri kumwe guhagije, abwakira nk'ukuri kugiye kuzana ubuzima bwo kubaho kandi ashobora gupfira. Amen. Nuko abantu bakira ubutumwa bwiza. Murebe ku buhamya bw'Abatesalonike ukuntu babavuga. Ku murongo wa 9 w'igice cya mbere, urwandiko rwa mbere Paul yandikiye Abatesalonike, mwumve ngo bamaze kwakira ukukuri. Mwumve nyine kuvuga ngo mwabwakiriye mudashidikanya. Mwumve iki kintu uburyo cyahinduye Abatesalonike. Muri uru rwandiko rwa mbere Paul yandikiye itorero ry'i Tesalonike, ngira ngo tuze kwareba igice cya mbere umurongo wa 9, haravuga ngo kuko ubwabo bajya bavuga uburyo twabasuye nuko mwahindukiriye Imana mwimuye ibigirwamana. Sibyo? Hari igihe tujya tubwira abantu ubutumwa bwiza, barangiza bakavuga ati ndabyumva rwose ibyo bintu ni ukuri, ariko nanone nzakomeza gusengera aho nasengeraga, nzakomeza gusenga nuko nasengaga. Ikintu cya mbere ubutumwa bwiza buzana mu mutima w'umuntu ni uguhindura a system of worship. Ego ngo mwabwa ni ikintu umuntu yakira nk'ukuri cyarangiza kigahindura uburyo aramya, kuko buriya nta muntu utaramya, nta wubaho, nta muntu udafite ibintu yubararira. Iza ubararira Imana mpimbano ujya gusenga buri cyumweru, cyangwa se uri umuntu wubarariye ahazaza hawe kurya ariho hantu cerishinga. Ego ariho hantu ufashe nyine nka ariho hantu y'igiciro, kurya nyine aho hantu niho uramya.
ikizakubwira kuramya ahazaza hawe iyo haje ziriya training bajya bita ngo inspire me, urirukanga uba wumva ari uvuga ati zizagaruka ryari. Kubera ko nyine n'abantu bari buze kukubwira ati hari ukuntu ugiye gukuraho igihu cyari gikinyigirije ahazaza hawe. Rero bavandimwe, nta muntu udafite icyarabye. Rero ngaba abantu b'i Tesalonike ngo bamaze kwakira ukuri, ngo bahinduye uburyo bw'ibyo baramyaga, bahinduye imiramirize yabo. Yego, ngo bavuye ku bigirwamana bari barimitse, barangije bahindukirira Imana nzima. Amen. Ikindi, ngo batangiye kubaho ibyiringiro byabo ari uko Kristo azagaruka. Ikindi, ngo bakurikiye ubutumwa bwiza mu makuba menshi banezerewe. Muze kumva isumbe ry'ukuri k'ubutumwa bwiza. Ni ikintu umuntu abasha gukurikira kandi agize gute, anezerewe kandi ari mu makuba. Ubundi ibyo bintu ni imvugo nyine ziri contradictory. Hari igitabo cy'umugabo witwa Tozer cyitwa ngo Those Incredible Christians. Avuga nk'ikintu gikomeye, akavuga ngo ibintu abakristo bizera bimeze nk'aho ari paradox, ngo bimeze nk'aho ari ukuri ariko kwivuguruza. Nyine wakwibaza ukuntu umuntu uri mu makuba anezerewe, sibyo se? Ubwo nibwo buzima bw'abakristo. Nyine ibintu abakristo, ni nayo mpamvu bigoye ko bimurikira ubwenge bwa kamere. Ni gute se wambwira ko umuntu uri mu makuba anezerewe? Ariko muze kumva ibyanditswe byera bihamya Abatesalonike igice cya mbere umurongo wa 6. Haravuga ngo namwe niko mwadukurikije mukurikira n'umwami wacu, mumaze kwakira ijambo ry'Imana mu makuba menshi, mufite ibyishimo by'umwuka wera. Ngo bari bafite ibyishimo by'umwuka wera ariko bari mu makuba menshi. Niyo mpamvu uzasanga nugera kuri bene data bagiye gushyingura mwene data, bazajya bakubwira ko banezerewe yuko yasanze umwami kandi bari kurira. Nyine ubuzima bw'abakristo ni paradox. No kuvuga ngo igisobanuro cyabwo gisobanukira mu magambo ameze nkaho yivuguruza. Ego rero iki kintu kirakomeye cyane. No kuvuga ngo Abatesalonike hano ukuntu nyine bari bameze, n'abantu nyine ngo bari barumvise ubutumwa bwiza, ngo bwarangiza bukabageraho atari amagambo gusa, ahubwo ari imbaraga bushorewe na mwuka wera bukabahindukira ukuri. Amen. Ngo bakabwemera badafite gushidikanya muri bo, bafite the full conviction. Niko nyine Bibiliya ivuga y'Icyongereza, ngo babwemeye badafite gushidikanya na guto muri bo. Umuntu wakira ubutumwa bwiza bushorewe na mwuka wera abwakira nk'uguye ku mazi afutse mu butayu bavandimwe. Amen. Ajya bwakira adashidikanya. Umuntu wakira ubutumwa bwiza bushorewe na mwuka wera abwakira nk'umuntu wari warohamye akabona umutumba. Muri kubyumva se? Abafite iyo conviction yuzuye, azi neza ko ibi bintu ariko kuri konyine, afite full assurance mu gihe abwakira. Muze kumva aba bantu bari barakiriye ubutumwa bwiza iyo bajyaga kubuvuga ukuntu bavugaga. Ibyakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo wa 29. Byakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo waho wa 29. Uyu ni Petero wari warakiriye ubutumwa bwiza, yarangiza akajya buvuga nyine azi ko ari kuvuga ukuri ahagazeho. Nuvuga ngo kimwe mu bintu bigaragaza ko umuntu yakiriye ubutumwa bwiza ari imbaraga cyangwa se ari ukuri gusumba ukundi kose, yabuvuga ntabwo abebera, kuko abazi neza ko ibintu ari kuvuga ari ukuri. Amen. Nuvuga nimba hari ikintu cy'ukuri nzi neza, ni icy'ubutumwa bwiza buhishura. Ibyo bintu nakabaye mbyakira nk'ukuri gusumba ukundi kose, kurusha uko nge Samu nzi neza yuko ndi umugabo mfite umwana n'umugore. Amen. Ejo bundi nari ndi kureba umuntu umuvandimwe yari yapostinze, mwene data wo muri Amerika yibagiwe n'umugabo we. Iyo bamubajije nyine ngo uyu ninde, ntabwo yibuka ko ari umugabo we, ariko iyo bamubajije Kristo aramwibuka neza.
urumva nuko kuri kugenda kugacengera ubwonko, kugacengera ibitekerezo, kugacengera n'ingiro, ngo mwabwakiriye mutagira gute, mudashidikanya. Mwumve Petero ari kuvuga ubutumwa bwiza, wowe wari ubizi neza ko ubutumwa bwiza butabaho gushidikanya. Ibyakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo wa 29 haravuga ngo bagabo bene data nta kimbuza kubabwira nshize amanga ibya sogokuruza mukuru Dawidi. Amen. Aha Petero bari kuvuga ubutumwa bwiza ku munsi wa Pentecote, ari kuvuga ibya Dawidi, ukuntu mu by'ukuri nubwo yari yaravuze ko Imana itazemera uwera wayabora, itavugaga Dawidi ahubwo yavugaga Kristo, ndetse avuga ngo Dawidi yarapfuye n'igituro cye kiri n'aha magingo ye. Ari kuvuga iby'umuzuko wa Kristo kuko ari bwo butumwa bwiza. Amen. Yego. Rero kimwe mu bintu avuga, abwira abantu bari bahagaze aho, akababwira ngo nta kimbuza kuvuga nshize iki amanga. Ikintu umuntu ajya kuvuga ashize amanga, muze kumva nyine no termiri hano, ni ikintu azi neza ko ari ukuri, ku buryo niyo umuntu yaza akamubaza ati ibintu uri kuvuga nibyo, ari buze kumubwira ati yes ndabizi nibyo. Muzacunge neza aba bahanuzi bajya birirwa bavuga ngo Imana yababwiye, uzagenda umubaze inshuro 4 cyangwa 5 umusubirishamo, amubwira ngo ibintu uri kuvuga ni Imana yabikubwiye, akubwire ngo yego. Umubwire ati urabizi neza, urabihamya ko ibintu uri kuvuga ari Imana yabikubwiye, wumve ko ashobora gusubiramo yego gatanu. Abantu rero bakira ubutumwa bwiza baba babizi neza ko ibi bintu nyine ari ukuri. Amen. Yego. Niyo mpamvu Petero yavuga ngo nta kimbuza kuvuga nshize amanga. Abantu bavuga ubutumwa bwiza bajya bavuga bashize amanga kubera ko bemejwe badashidikanya yuko ari ukuri. Amen. Hari ibintu umuntu abaza adashidikanya, bikeya biba muri iyi si. Rwose hari ibintu umuntu abazi adashidikanya, ku buryo nyine iyo abyutse mu gitondo ibyo bintu ababizi, yaba ari kugenda mu nzira akaba abizi, yaba aryamye akaba abizi, ku buryo anakangutse mu nzozi n'ibyo bintu inzozi zabi contradictings, abyuka yatangajwe n'inzozi ya Rose. Yego. Rero hano bari kuvuga ngo mwemejwe mutagira gute, mudashidikanya. Nuvuga ngo ibi bintu nibyo Petero yavugaga, akavuga ngo ibi byo ndabivuga nshize amanga, kubera ko ndabizi neza ko ari ukuri, nemejwe ndashidikanya. Ndetse bavandimwe, iyo turi kureba mu byakozwe n'intumwa nanone igice cya 26 umurongo wa 26 tubona Paul nawe ari kuvuga iby'ubu butumwa bwiza, abari kwiregura abwira Agripa. Ibice 26 umurongo wa 26 aravuga ngo, cyo bya 26 umurongo wa 26 aravuga ngo ndetse n'umwami azi ibyo neza, kandi ndabimubwira nshize amanga, kuko nzi ko ntacyo muri byo ayobewe, kuko bitakozwe rwihishwa. Hano ni Paul uri kuvuga ibyo gupfa no kuzuka kwa Kristo ari byo butumwa bwiza. Amen. Agavuga ngo ibi bintu ndabibwira umwami. Yarahagaze imbere y'umwami witwa Agripa. Icyo gihe Herode Agripa niwe wari uyoboraga igice cyo mu Buyuda cya za Yudaya. Yego. Paul ngakagira amahirwe yo kwiregura imbere yiwe, kuko rero Herode yari atuye muri biriya bice bya Yudaya, yari abizi neza ko Yesu yapfuye akazuka, nubwo atumvaga imbaraga zabyo zitembera muri we. Ahasigaye Paul ngagiye kubivuga, aravuga ngo ibi byo ndabivuga nshize amanga, kandi kuba ngiye kwiregura imbere ya Agripa, Imana ishimwe, kuko ibyo waranabizi. Arabizi neza ko Yesu bamubambye agapfa, yarangiza akazuka. That is the gospel. Amen. Ego. Paul aravuga ati ibi byo ndabivuga nshize amanga, kuko nyine arabizi neza ko ibyo bintu ari ukuri. Amen. Ego. Muze kureba nanone isengesho ry'abera, muze kumenya ukuntu ibintu umuntu abimenya akamenya adashidikanya. Isengesho ry'abera Paul ari kubwira Abefeso ngo bamusabire. Abefeso, rwandiko rwandikira itorero ryo muri Efeso ibice 6
urwandiko rwandikiwe itorero ryo muri Efeso, ibice 6, umurongo waho wa 19. Umurongo waho wa 19 haravuga ngo kandi nanjye munsabire mpabwe kuvuga nshize amanga uko mbumbuye akanwa, kugira ngo menyeshe abantu ubwiru bw'ubutumwa bwiza. Paul ari kubwira abantu ati mujye munsabira kugira ngo igihe cyose nzajya mbumbura akanwa, na akanwa kanjye ntikajye gasohoka mwandi magambo, ahubwo nzajye mbasha kuvuga nshize amanga ubwiru bw'iki bw'ubutumwa bwiza. Mwumva icyo kintu nyine Paul ari kubwira abantu ati ahubwo mujye munanyingingira Imana. Ni ikintu yemejwe nyine atagira gute, adafite gushidikanyaho na gato. Ndetse muri iki gice umurongo waho wa 20 Paul avugamo ikindi kintu gikomeye, muza kukirebamo nacyo. Umurongo waho wa 20 igice cya 6 umurongo waho wa 20 aha turi gusoma, avuga ngo ari bwo mbereye intumwa yabwo kandi mboheshejwe iminyururu mvuga ibyabwo nshize amanga nk'uko binkwiriye. Ni igihe Paul ari kuvuga nyine n'ubu ndi muri gereza mboheshejwe iminyururu, mpabwe kuvuga nshize amanga uku kuri ko butumwa bwiza. Amen. Rero muze kumva ikintu Paul ari kwandikira itorero ry'i Tesalonike muri uno murongo wa 5. Icya mbere yahereye mu murongo wa mbere ari kubabwira bo bari bo mu Mana, ko bari mu Mana no muri Yesu Kristo. Yego, mu gice cya mbere umurongo wa 5 guhera ku murongo wa mbere ababwira ko bari mu Mana no muri Yesu Kristo, kuko bacungurwe n'amaraso ya Yesu Kristo abacunguriye Imana. Yego, bafitanye relationship n'Imana na Yesu Kristo babihesheje yuko Yesu Kristo yabacunguye, babiheshejwe nuko Yesu Kristo yabacunguye. Yego, akababwira ibintu noneho biri gukorerwa muri bo, yuko bagira urukundo, bafite imirimo izanwa no kwizera, ikindi yuko bafite kwihangana n'ibyiringiro bizima mu mwami wacu Yesu Kristo. Yarangiza akababwira ati ariko rero hari ikintu kimwe tuzi neza yuko mwatoranijwe n'Imana. Uvuga ngo hari umurimo w'Imana wayo wo kubatoranya, ubutumwa bwiza burangije bubageraho butari amagambo, kuko bwashorewe na Mwuka Wera. Bubageraho ari imbaraga, mubasha kubwemera mudashidikanya, mubugeraho full assurance, full conviction. Amen. Rero ngo ubutumwa bwiza buhishura ibya Yesu Kristo. Yego, buhishura ibya Yesu Kristo waje mu isi, yarahoze ari Imana, aje gupfira abanyabyaha, akaza akabaho ubuzima abanyabyaha bagombaga kubaho, bumvira Imana, ariko abanyabyaha batsinzwe bo bakabaho batumvira Imana. Arangije abambwa ku musaraba, Imana iramushenjagura imuhoye ibyaha by'abanyabyaha batigeze akora, kugira ngo umwizera wese aze kubarwaho ubuzima bukiranuka Yesu Kristo yabayeho, akurwaho n'igihano cy'ibyaha bye kubera urupfu Yesu Kristo yapfuye. Amen. Dore ngaba bera b'Imana, n'abantu bagenda kuri iyi si bazi neza ko babariwe n'Imana, bazi neza ko ari abantu b'Imana. Niyo mpamvu bajya bagira umuhate w'urukundo, kubera ko nta kintu na kimwe basigaje kuri ino si, ibyo bagombaga kuhabonera barabibonye. Amen. Ntabwo bari kurwana ngo bagere ku modoka, oya, bahawe ubugingo buhoraho n'Imana. Nyine ikintu cy'agaciro umuntu yabonera kuri iyi si, abera b'Imana barakibonye. Niyo mpamvu ikintu kibaraje inshingano uguhirimbanira kumvira Imana, bakagira umwete w'urukundo, bakagira imirimo yabo yo kwizera, bakagira no gukomeza kwiringira Yesu Kristo uzaboneka avuye mu ijuru. Rero ikintu Paul yongera kuvuga kuri aba bera b'Imana, avuga ko nyine bemejwe ubwo butumwa bwiza, ngo babufashe nk'aho ari ukuri gukomeye cyane gusumba ukundi kose, ku buryo bajya babuvuga bashize amanga, bagahagarara bakavuga ngo naho igihugu cyose cyanseka ngenda umukristo, nakijijwe na Kristo. Amen. Ego, kandi namwe mwamuhungiraho niwe buhungira. Amen. Ego, so nicyo kintu rero gikomeye cyane Paul ari guhishura muri uyu murongo wa 5. Received the gospel with a full assurance. Ikibazo rero turi buze kwibaza abavandimwe turaha, nyine ni iki kibazo cyo kwibaza, mu by'ukuri tujya twumva ubutumwa bwiza ariko kuri nyine duholdinze dufite. Yego, nyine tubona imbaraga zabwo zikorera mu buzima bwacu, iyo turi kuvuga tujya tubasha kuvuga dushize amanga, niyo koko ariko kuri
tukaba tuzi ko ariko kuri. Tujya tubasha guhagarara dushize amanga tukavuga ubutumwa bwiza, cyangwa tubuvuga tubebera? Kubera ko nyine harimo ikintu kivuga ngo ubutumwa bwiza babwakiriye with full assurance. Ikindi bavandimwe, buri gihe turi kwibuka ikintu cy'ubutumwa bwiza, tujya dushima umurimo ukomeye Umwuka Wera yakoze mu mitima yacu. Amen. Tujya tubwira abantu ngo natwe si ku bwacu, ibintu ntabwo ari ibyo twira, yego ntabwo credit zijya zigaruka kuri twe. Nuhura n'abantu rwose bakakubwira ko ufite imirimo myiza yo kubaha Imana, uzajya babwira ko it is not you. Ubwira uti namwe njya ninginga Imana ngo ibereke Yesu. Amen. Namwe muhindukire muhabwe ubwo buntu nanjye nahawe. Yego ni ibyo bintu bikomeye cyane Paul ari kubwira nyine Abatesalonike hano. Ibintu rero biranejeje nyine kubyumva. So rero ni uyu murongo wa 5 nyine twari turi kureba, ubutaha tuzakomeza umurongo wa 6. Ndagira ngo tuze gusoza turirimba indirimbo ivuga ngo njye mfite umukiza umvugira ku Mana.